idini buriya ni ikintu ni byiza yuko umuntu akibamo ariko nanone si byiza ko umuntu abatwa nacyo. So nabonye wakoze inkuru mu minsi yashize idini ryanze gushyingura umuntu wapfuye nawe uriya yazize iki. Amafaranga ni meza ariko amafaranga si byose. Wayagira wayabona ariko ndagira ngo nkubwire ikintu nabonye gifite agaciro kiruta ibindi byose ni ugutunga Yesu mu mutima wawe. Ni nawe muntu w'agaciro. Buriya hari umuntu udakwiye gusuzugura mu rusengero. Ntuzasuzugura umwinginzi. Yego. Umwinginzi niwe nkingi ya mwamba mu rusengero. Hari ikosa abashumba dukora ugasanga umuntu kuko aje ari umukire ugahita ujya mu mwuka itanavuze. Sibyo? Imana yambwiye ngo ugomba kunyungiriza. Uzajya mu nsengero nyinshi hasigara aba protokole benshi. Usanga umukire atazi no kubyina n'agakaboko hariya n'agakandi ari akaguru hari. Ari none wajya kubona bamwe babakene bazi kubyinira Imana bazi kuyitambira. Kabona protokole aramwigize atigira utava uhiri ku mukire. Harimo umugabo w'umukire cyane n'ubu aracyari umukire acuruza ibyuma bya muzika. Muri uwo mujyi wa Kigali niwo ucuruza ibyuma bya muzika. So ikigerageza agira ni ikijipo. Ijipo imuciye imbere. Byanze bikunze agomba kubaza nyirayo. None umunsi umwe rero arasambanya umukobwa muri kora aramutera inda. Biba birebire bajya mu nama barabicoca bagira gute baramuhamagara bati rero tugomba kugutenga kandi nibyo koko. Bayikojeje hanze azana imodoka ye Toyota. Aparika mu marembo y'urusengero mu muryango. Amagara basora ati munterurire iriya bafure. Muterure niriya naziriya muzimanure. Pasiteri arabireba ati none se kuzinza none se si ibyanjye ni mubizi se. Pasiteri abona urusengero sigaye mu busa. Ariko buriya ikintu cyo kugutenga n'ubundi buriya byari by'agateganyo. N'ubundi garuka tubanze tubyigeho. Hari igihe njya nitegereza abantu ukababona hano nko kuri izi YouTube ukabona umuntu yaje avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Uko iminsi igendiza ugasanga utari urwaye amaso yahise arwara amaso. Imana yambwiye ijambo rimwe rimeze gutya. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu barekura imicaci batabare. Dufite abasore muri iyi minsi barimo barashaka ngo Imana ibatabare ariko nyamara bamaze kwihangira imirimo. Urababona urajya kubona ukabona umusore aranditse kuri stati yiwe ati ku muntu waba ukeneye umupfubuzi ako kazi ngakora neza. Bibose urumva ibyo ni ibintu basigaye bakora ku mugaragaro. Abasore nabo bakeneye abatera nkunga. Sibyo? Ako kazi pe ndagakora neza ngatuma. Ako kazi ndagakora neza. Kagakaragwira. Neza. Ubu baraje barakare. Ngo navuze nabi. Ariko sinabatinya. Ntabwo natinya ntawe ntinya nta nuwo nsaba nta nuwo ngiwe. None se uyu munsi nibyo turiho uyu munsi wa none. Umuntu kugira ngo arye birimo biramusaba kugira ngo asebye mwene se kugira ngo arye. Umuntu ari ifata akazinduka akaza akazimya buje ya mwene se. Uyu munsi wa none niho ahantu abantu basigaye bazinduka ati ngiwe runaka ndamuzi. Wajya kure ugasanga ntumuzi. Huzuye ikintu bita ishyari, huzuye ikintu bita igomwa, huzuye ikintu bita urwangano. Ndashaka kubona uwo mubare w'abantu benshi bamanuka bakajya muri comment bakavuga ngo Mana mbabarira nsinzwe n'urubanza nsubiza ku rufatiro maze Imana ikugirira ubuntu. Ukwezi kwa gatanu mube maso kuko benshi mugiye gutungurwa. Benshi mugiye kubona iby'amaso yanyu atabonye. Mubone mve n'iby'amatwi yanyu atumvishe. Izo ntebe mwicayeho, izo ntebe z'ikinyoma, hari intebe za benshi zigiye guhirima. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese badukurikiye ku ISEZERANO TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka mbashimire mwamuhereye hose mushobora kuba mudukurikiye muri hano mu Rwanda. Hari abadukurikiye bari i Burundi, hari abadukurikiye bari muri diaspora mu bice bitandukanye by'isi. Mwese reka mbasuhuze kandi bifuza kugubwa neza.
amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Kuri kamera nongeye kwakira Profete Emma. Nishimiye kubana nawe Profete. Anjye ndanezerewe cyane. Yego. Profete, amakuru? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Ndabona umwami Imana arimo akora ibikomeye. Yego. Ku idini muraho, ku itorero? Ku itorero turaho. Kantu k'idini ubushyizemo. Ubwo nyine mba mu idini ariko sinkunda idini. Ntabwo urikunda? Aya. Ikibazo cy'idini ni irihe? Ni iki? Idini? Idini buriya ni ikintu. Ni byiza yuko umuntu akibamo, ariko nanone si byiza ko umuntu abatwa nacyo. Buriya idini ni nka virusi iba mu muntu, kuko idini yo ubaye imbata y'idini uragenda ukaba koronike, uragenda ugasanga ntaho utaniye n'abafarisayo bamwe ba kera. Idini rero uribamo ntibikubuze gusambana, ntibikubuze kwiba, ntibikubuze kuroga, ntibikubuze gusebanya. Ariko iyo ubaye umukristo wa Kristo bituma uhora muri wowe uhitamo guhora ukizwa. Rero nta cyiza cy'idini nubwo tuyabamo, nubwo ndiyoboye, ariko nakwifuriza kuba mu itorero rya Kristo kuruta ko uba mu idini rya hano mu isi. Abajya bavuga ngo niba ngo idini ngo rirapfusha ntirihambe. Ibintu njya numva gutyo. Idini ngo rirapfusha ntirihambe, ngo rigaheka ntirisimbize. Ngo rigaheka ntirisimbize. Idini. Sowe nabonye wakoze inkuru mu minsi yashize, idini ryanze gushyingura umuntu wapfuye. Nawe uriya yazize iki? Iriya rero yose ni imigenzo y'idini. Hari uwavuze ngo yazize kuba ngo nta kantu yibereyeho. Kuba ari umukene se? None se kuba umuntu ari umukene bimubuza kuba yaba umukristo? Erega buriya nta muntu uba umukene mu rusengero, ntawe. Uyu munsi abantu bose ni abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ashobora kudatanga amaturo ariko agakoropa urusengero. Ngewe mushumba ntashobora kurukoropa. Ariko rero nanone tuvugishije ukuri, pastor, uri umupasiteri, uyu munsi ukuntu ukoropa urusengero ntabwo umuzi, ariko umuntu utanga icya 10 neza cyinshi uramuzi. Reka nkubwire ikintu gikomeye cyane. Ngewe kuri ngewe nkanjye, umuntu umenya cyane kuruta abandi ni umuntu ukoropa urusengero. Uzi impamvu? Nigeze mara imyaka mu rusengero nk'ibiri nkishinga urusengero, nikoropera urusengero, nkiterera intebe, sibyo? Yego, ndi umushumba nyoboye itorero. Nkikoropera urusengero, nkiterera intebe, nazindukaga saa 10. Saa 10 nabaga nabyutse, haza urusengero nkarukoropa, intebe nkazitera, ibyuma nkabitunganya, ibintu byose nkabirangiza, narangiza ngasubira mu rugo. Kubera iki? Ubuke bw'abakozi mu rusengero. Ugasanga mfite abantu baza gusenga ariko badashaka kwiyakiriza mu rusengero. Icyo gihe nacyo nakibayemo. Ari ba bantu baje kwiyumvira ubuhanuzi gusa, nkabahanurira Imana ikabatabara, abwa turiho amavuta kabisa, ariko nkabura umuntu umfasha umurimo. Uyu munsi rero aho mbaboneye nza agaciro kabo, sibyo? Nza agaciro kabo. Ntiwagira amafaranga ngo yaha abantu bagukoropera urusengero. Ku rusengero ntabwo ari urukoropwa n'abantu abari bo bose, sibyo? Yego. Mu rusengero niho hantu utajya gukodesha abantu bo ku muhanda ngo baze bakora isuku mu rusengero, sibyo? Abo byo mu rusengero bikorwa nabo mu rusengero. Narazindukaga nkaza nkagira gute nkabyikorera. Rero buriya umenya agaciro k'ikintu iyo utagifite. Ariko pastor, none tuvugishije ukuri, mu macace menshi hano hanza muri aya madini yacu, ubusanga rwose abantu bakora isuku, pastor ntabazi, ntamenya ngo ni bande, ariko wa muntu tubizi ko azagaparika hariya. Yana n'umwanya w'imbere n'iyitorero niyo urusengero rwa rwuzuye gute, niyo yaba bazi ko atari buze cyangwa ari buze, intebe yihari imbere ibihari ibihateye nyine ku buryo niyo yasiba itorero risohoka, komite ijya kureba impamvu uwo muntu ataje gusenga uwo munsi. Niyo mpamvu Bibiliya uyu munsi wa none naje nzanye ubuhanuzi bukakaye nanone.
niyo mpamvu nje hano uyisubizanamo ubuhanuzi. nzaje hano nzanye ubuhanuzi bukomeye cyane. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru nayo niyo mpamvu ibabaye, sibyo? Niyo mpamvu Imana ibabaye, niyo mpamvu Imana isaba kugira ngo abarimo bakorera Imana bareke ibyo bishingikirije, basengera abantu babajyane ku musaraba, kubera ko igihe kirimo kirahita vuba kandi kigahita cyihuta. Rero uyu munsi ushobora kuba wavuga ngo ukoropa urusengero ntumuzi, ariko utanga icya 10 kiremereye uramuzi. Urarwaye, sibyo? Urarwaye. Ngereka nkubwire ikintu. Nigeze nguha ubuhamya ndakubwira nti amafaranga ni byiza uyampaye ndanayashaka pe, ni na meza, amafaranga ni meza, ariko amafaranga si byose, sibyo? Amafaranga ni meza ariko amafaranga si byose. Wayagira, wayabona, ariko ndagira ngo nkubwire ikintu nabonye gifite agaciro kiruta ibindi byose, ni ugutunga Yesu mu mutima wawe. Kandi iyo ufite Yesu, abantu benshi bavuga Yesu ariko Yesu utari mu mitima yabo, ugasanga bavuga Yesu uri ku munwa. Ni nayo mpamvu abantu benshi dukunda kuzana za nyigisho tujya dutambutsa, zimwe zivuga za karande n'ibiki byose, bavuga ngo tubohora abantu gute kandi barakijijwe. Impamvu nuko abantu badafite Yesu, ntabwo atuye muri bo, barakizera Yesu wa wundi wagendanaga na ba Petero, sibyo? Barakizera Yesu wa wundi wagendanaga na ba Petero, ariko Yesu uyu munsi tuvuga yarapfuye, arahambwa, arazuka, uyu munsi ni muzima. Ijambo ry'Imana rirangije riravuga ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, sibyo? Noneho rero niba Imana ituye muri twebwe, hari ijambo kwiriye kugenderamo. Abafilipi 2 ku murongo wa 5 ravuga ngo nimugire wa mutima wari muri Kristo. Umutima wari muri Kristo wari umeze gute? Witaga ku bakene, witaga ku bababaye, witaga ku mfubyi n'abapfakazi, sibyo? Ariko turi mu gihe uyu munsi umuntu akubwira ngo agiye kwita ku mfubyi n'abapfakazi, akazi wawe azanye ikiro cy'akawunga, akaza ati fata sha, ati fata badufotore neza, sibyo? Ku kiro cye cy'akawunga, ku kiro cye cy'akawunga bamufotore neza, fata badufotore neza, sibyo? Turi mu gihe abantu business iryoshye cyane ari yo gushora mu bakene, sibyo? Akanabibona akamuha iby'intica ntikize, wakagenda akarya gahaga, kanasagura, kanagurisha, nyamara undi nawe ari mararira. Iyo ufite umutima wari muri Kristo, iyo ugiye kugirira mwene si ikintu, urabanza ukibaza ngo aramutse abaye ari njyewe. Umuntu afite abana 8, we n'abana n'abantu 12, ngo ugiye kumufasha, ujyanye ibiro 5 by'akawunga, ujyanye n'ilitiro y'amavuta, ujyanye n'ikiro cy'ibishyimbo, ejo kavuga ati turahangaha rwose ni mudusabira umugisha, muri kuri kamera twafashije, ntako tutagize twakoze. Nicyagiye abantu badatinya kurya bababaye, badatinya kurya bashonje. Reka nkubwire ikindi kintu, Imana izanshoboza, sibyo? Ariko uko niko kuri mu rusengero nyoboye uyu munsi, uko niko kuri. Hari ibintu bitatu nzirikana. Icya mbere, uriya muntu ukoropa urusengero mba ngomba kumenya ngo abayeho gute, sibyo? Ni nawe muntu w'agaciro. Buriya hari umuntu udakwiye gusuzugura mu rusengero, ntuzasuzugura umwinginzi. Yego, umwinginzi ni we nkingi ya mwamba mu rusengero, sibyo? Naho aba bakire araza haza ifiriti, akaza akicara imbere n'indirimbo ahangaha, angize wamubwira uti haleluya, agira ngo arafashijwe, ati sesa. Wabyumvishije ubuzima bwawe. Ariko hari umuntu urara adasinziriye ku bw'itorero ry'Imana, hari umuntu urara mu butayu, hari umuntu urara mu mazi, sibyo? Ariko we pastor ukagenda ukagura imodoka ya miliyoni 30, ya miliyoni 40, ya miliyoni 50,
ndetse n'uyu muntu yashaka ngo uze umusengera Imana ukamuha randevu nk'iy'amezi 5 ukagira ngo niwe dogiteri ubyaza abantu, ukamuha randevu nk'iy'amezi angahe 5 atari yakubona, sibyo? Wicara ku ntebe yahanaguye, wicara mu rusengero yakubuye, ni ugusengera Imana, ni uhora yinginga ngo mushumba wacu, sibyo? Iryo juru urimo uvuga ni irya kangahe, sibyo? Iryo juru urimo uvuga ni irya kangahe, ni irya hehe? Ariko uyu munsi ikintu nitaho nkamenya, buriya hari ikintu ngira no mu rusengero kijya kibatangaza, ariko ngishimira Imana sicyo nirata, sibyo? Abenshi hari uwigeze kumbwira ngo nuko abari bakeya, ntabwo ari uko ari bakeya, sibyo? Ntabwo ari uko abari bakeya, niyo babijana gufata abantu 100. Ikintu ngira, umukristo wiyakirije mu rusengero mbanza hataha, sibyo? Mbanza amazina ye yose, sibyo? Ngomba kumenya aho ataha, nkamenya amazina ye yose kandi nkayafata mu mutwe, ku buryo duhura simubaze ngo harya ngo ndabona amaso ataraye. Upfa kuba wariyakirije mu rusengero, naba narakubatije bwo bikaba karusho. Kandi mu rusengero ku cyumweru hararanganya amaso nkamenya buri mukirisitu utaje wese mbamuzi, nkabimenye ngo uyu mukristo ni yaje, nataha nkamuhamagara ntikutaje gusenga, ibyo nkabimenya. Niba arwaye nkabimenya, niba ari ikindi kibazo nabwo nkabimenya, sibyo? Ikindi, mukristo ntabwo azaza ngambwire ngo nje ngira n'umudamu mu rugo arabizi. Mukristo niba aje imbere akambwira ati naburaye ndashonje, sengera Imana, ntabwo musengera mubwira ngo genda iyo nzara uyikire, sibyo? Ahubwo ntigenda ujye mu rugo bakudahire ku muceri dufite ugenda urya. Uyu munsi Imana ibiciye inzira, ejo izazica ahandi, niko gukorera Imana kwiza. Ariko uyu munsi abo bakire ni byiza ayo mafaranga bayaguha, ni byiza ibyo butunzi babuguha. Ni nayo mpamvu ubona mu nsengero hahoramo intambara, kubera iki? Hayoboye amafaranga, ntihayoboye umwuka wera. Ariko iyo umwuka wera ayoboye ntabwo intambara ziboneka, nta nubwo imivurungano iboneka. Noneho uyu munsi niyo mpamvu umuntu agira intambara ngo arashaka kumpirika, impamvu nta yindi, hari ikosa abashumba dukora. Ugasanga umuntu kuko aje ari umukire ugahita ujya mu mwuka itanavuze, sibyo? Imana yambwiye ngo ugomba kunyungiriza. Nukuvuga ngo kubera amafaranga afite uravuze ati atava hancika, atava aho agenda, atagira iyaje, agomba kumushyira hafi. Ntabwo birabyubahiro babaha ari uko babakunze, ntabwo birabyubahiro babaha ari uko mukomeye, ntabwo birabyubahiro babaha ari uko mwakijijwe, nta nubwo ari uko mujya mu ijuru, ahubwo nuko nta mukire ubyina nabi. Ako kantu ushyizemo ra kantu k'abakire, nta mukire ubyina nabi, nta mukire ubyina nabi, sibyo? Umukire uzabibona, sibyo? Uzajya mu nsengero nyinshi hasigara aba protokole benshi, usanga umukire atazi no kubyina, n'agakaboko hariya n'agakandi ari akaguru hari, ari none wajya kubona bamwe babakene bazi kubyinira Imana, bazi kuyitambira, kabona protokole aramwigize ati gira utava uhirika umukire. Ariko kubera kuko nta mukire ugira gute ubyina nabi. Ariko umukire wo mu rusengero wo bagakwiye kuba batinya. Uzatinya umuntu umunyamasengesho, umuntu uririra itorero, umuntu usengera itorero, uzatinya. Umunsi umwe haciye igihe, haciye nk'imyaka nk'irindwi gutyo, hari urusengero rumwe rwabaga ahantu hano ni muri za Kimironko hano. Nari ndimo muri ayo materaniro, nari umushyitsi. Imana inyura mu muhanuzi, arahanura aravuga ngo mwitegure umugeni aratashye, kandi umugeni ugiye gutaha ni umushumba w'iri torero. Kandi ubwo azataha itorero rizahungabana ndetse azaviramo no gusenyuka. Bose bajya mu butayu bavuga bati tujye gusenga, pasiteri atagenda. Barasenga, bukeye hapfa umukecuru wari ushaje, sibyo? Hapfa umukecuru wari ushaje mu rusengero. Amajeje gupfa
barajya tegura kumushyingura iki kwirimbi. Rero ubuhanuzi buramanuka. Mwebwe mwibwiraga ko ubona umugeni navugaga ari uw'imbere. Hari uwo njyewe nzi dufite icyo tuziranyeho, niwe mushumba nemera, uyu ni utashye. Kandi koko umukecuru amaje gupfa, itorero ryarasenyutse. Uzi impamvu? Uyu mukecuru nubwo yarashaje, ariko niwe muntu saa 11 y'amateraniro ari bubi yabaga yageze mu rusengero yingingira umurimo w'Imana. Niwe muntu wangingiraga umurimo w'Imana, agasengera umurimo w'Imana, akaba ku gicaniro. Yari umukumirizi mwiza ku buryo nta badayimoni babashaga kwinjira mu rusengero. None pasiteri akabona asenga, akabona ibitangaza birakorwa, akabona byijyanamo, akagira ngo ni imbaraga ziwe. Ahubwo atari kuzi ko burya nkaze. Buriya kenshi ari igihe ushobora mu rusengero gukora ibintu ukagira ngo ni wowe ubikora, ariko nyamara hari umushumba uri mu ibanga. Undi burya mu itorero habamo abashumba bagaragara, hakabamo n'abashumba bo mu ibanga. Sibyo? Kuko Imana muri kamere y'Imana iteka ihora ifite backup. Yego. Sibyo? Kuko itorero ryayo niyo mushumba mukuru. Yesu niwe mushumba mukuru. Nukuvuga ngo rero ni upanga, nubwo tuza ngo twapanze gahunda tugapanga gahunda, ariko wari mu ijuru arabipanga akabireba. Nge nkavuga ngo nzimika runaka, yikavuga ngo ngewe n'imitsi uyu nguyu, kuko ari we yemera. Bakabana nayo bakagendana. So rero uyu munsi wavuga ngo urimika umukire, ariko ejo azaguhinduka kubera yuko ibyo by'Imana ntabwo abizi, ntabyo azi, nta nubwo yabivunikiye. Yego. Sibyo? Icyavuye mu gusenga kirindishwa gusenga, icyavuye mu mafaranga kirindishwa amafaranga. Sibyo? Rero kandi abakire bahora bavuka. Uyu munsi haje utanga miliyoni y'I10, ejo hakaza utanga 2 z'I10. Icyo bigusaba niki? Nawe bigusaba kumwiyegereza. Kandi kuko ari utanga menshi, nawe arashaka kujya mu mwanya ugize gute w'imbere. Ukugumya kubarunda imbere yawe ni kugumya kwicukurira imva kandi ndende. Sibyo? Noneho rero aba bantu iyo bamaze kugwira bakaba benshi, bakubera bakorana ba Data na Biramu, bakakubera ikigeragezo mu murimo w'Imana. Noneho ugasanga ntabwo kibashije gukora umurimo w'Imana. Wavuga ngo Imana ni wowe Imana yahaye iyerekwa, wavuga ngo Imana iravuze ngo bakavuga ati ariko twe turabyumva gutya. Sibyo? Imana iravuze tujya, bo bati twebwe ariko turabyumva. Urabona bigomba kujya hanga. Kubw'imbaraga z'amafaranga uratuza, urakurikira. Hari urusengero twari duturanye hari y'Irunda, ntabwo ni ariko abamuzi baramuzi, reka muvuge gutya. Uru rusengero harimo umugabo w'umukire cyane, n'ubu aracyari umukire, acuruza ibyuma bya muzika. Muri uyu mujyi wa Kigali niwo ucuruza ibyuma bya muzika. Akenshi ubwo mvuze gutyo mbagira ngo abantu bumve yuko akenshi ibyo tuvuga biba ari ibintu bihari. Noneho uyu mugabo rero ni umukire nyine, kuko ari umukire bamushyize imbere. Noneho mu kumushyira imbere rero, aho yicaye imbere, buri mukobwa mwiza wese abamubona, ikigerageza agira ni ikijipo. Ijipo imuciye imbere, byanze bikunze bagomba kubaza nyirayo. None umunsi umwe rero arasambanya umukobwa muri kora, aramutera inda. Biba birebire, bajya mu nama barabicoca, bagira gute, baramuhamagara bati rero tugomba kugutenga. Kandi yari umukuru w'itorero. Ati kuntenga, ati icyo kuntenga ndacyumva, kandi nibyo koko. Bayikojeje hanze, azana imodoka ye Toyota, aparika mu marembo y'urusengero mu muryango, amagara abasore ati munterure iriya bafure, muterure n'iriya na ziriya muzimanure, n'iriya migozi muzinge, migiseri ntimwibagirwe,
senti nimuyibagirwe nayo amagitari mushyiremo. Arazinga urusengero rusigara rwambaye ubusa. Pasiteri arabireba none se kuzinza, none se si ibyanjye nimubizi se atariko ibyo ni iby'itorero, mufite fagitire se mufite fagitire fagitire ni iyanjye. Arangije arazinga, pasiteri abona urusengero rusigaye mu busa. Ariko buriya ikintu cyo kugutenga n'ubundi buriya byari by'agateganyo. N'ubundi garuka tubanze tubyigeho tubyigeho. Ati ndaje ngaruke nta kiba, ariko turabugaruye ibyuma tujye kubyigaho. Buri munsi agahora atera inda, bigahora bigenda gutyo, bigahora bizurungutana, sibyo? Bihora bizurungutana. So rero uyu munsi iyo uvuze ngo abakire babe mu murimo w'Imana, ubundi si umukire ninde? Bibiliya umukire ivuga n'uwoye. Ntabwo Bibiliya ivuga umukire wo kubyuyu mubiri, sibyo? Hahirwa abantu bakize bafite Yesu, kandi bakanezezwa nuko Yesu atuye muri bo. Uwo niwe mukire wa mbere. Mukire wa mbere ni umukire ubasha kubaha Imana, akayubaha mu bukene bwe, akayubaha no mu bukire bwiwe. Buriya se ubundi se gukira ni iki? Sibyo? Muri iyi minsi dufite abakire b'abatindi. Ni abakire mu bigaragara ariko ni abatindi. Ugasanga umuntu yakoresheje umukozi ntago yamwishyuye, uwo ni umutindi, sibyo? Ni n'umukene wo ngo kubabarirwa. Nese umunsi dufite abakozi bo mu rugo. Uyu munsi umukire kandi usenga bitwa ngo barasenga, ariko akagura inyama, sibyo? Akagura inyama, umukozi akaba atarya inyama. Keretse wenda ubu ngubu ibishyimbo byahenze kurusha inyama, ariko undi mbere umukozi yabaga azi ko arya ibishyimbo bo bakagira gute, bakarya inyama. Cyo ntigeze gukora akazi ko mu rugo, andi bitwa ngo ni mu bakire, gusa bo ntago basengeraga mu barokore, sibyo? Noneho inyama bakagira gute, mbere yo kuzima bakabanza bakazikata, bakazibara bati dore ni 18 zigomba kuza hataburaho nimwe, sibyo? Nanjye ariko mu bintu Imana yanyigishije bibaho, ikintu kibaho cya mbere ni ukwishakira ibisubizo. Nanjye nkongera nkazisubiramo nkazikata nkongera nkakuramo 18 zikaba 36 ubundi nkazikaranga, sibyo? Kubera uburyo navutse, ari njyewe mukuru, abana bankurikiye bakaba bageraga muri 7 abana bankurikiye. Bose ninjye wabatekeye, ninjye wabahetse, nta kintu burantazi kibaho. Imirimo umudamu yakora nanjye nayikora. Umwana ukivuka ndamukarabya nkamwangiza, ariko nanjye nkazikata, zamara gushya bakaza gusanga zananutse. Batise ku inyama ko zananutse, ibyo bituruka mu buhanga bwo guteka. Ngenda zikaranga zigashya zegerana. Rob ikarangira ndiye, ariko abo ngabo ntago bari abakire, nabatindi bari aho ngaho. Rero gukira ni iki? Umukire n'ufite Yesu, umukire n'uwamenye Imana, umukire n'uwubaha Imana, umukire n'ufite ubutunzi kandi akabwubahishamo Imana. Rero umukire wo muri iyi minsi araza mu rusengero, ukaba wamubwira uti uyu mwicaje inyuma ntagaruka, sibyo? Ntagaruka, atangira kumvisha uburyo mu rusengero nta discipline haba. Ko bari abadiyakoni, bari abaporotokole banyu muzabigisha discipline, sibyo? Impamvu nta yindi nuko aticaye imbere. Rero uyu munsi urusengero rwo muri iyi minsi bimuye Imana, bamaze kwimura Imana bimika ubutunzi. Uyu munsi abashumba ntibagishaka kumva ijwi ry'Imana, barashaka kumva ijwi ry'abantu barahanga. Kubera iki? Ibyo babaha. Ikindi nta nubwo abagifite kwizera Imana. Kubera iki? Bizera abantu, ni nabo bizereramo. Niyo mpamvu uyu munsi ubona abantu bamarana.
batagifite agakiza mu mitima yabo kubera ikibizerera mu bantu. Ariko ni wizera Imana, Imana iratabara. Reka nkubwire vo, iyi Imana iratabara. Iyi Imana narayibonye, ni Imana itabara, kandi Imana iracyakora, kandi iracyakoresha abantu bayo. Amen. Umuntu mwaherutse kunsanga ku musozi nagiye gusenga, arandeba ati, uracyari umushumba se? Cyane ndageza ahubwo. None se hari umushumba ujya uza mu butayu? Se kubera iki? Hati reka abashumba baba mu biro. Benshi bazi ko basengaga mu butayu kera, ubu Imana yarabatabaye. Si ngombwa ko biyiriza, si ngombwa ko basenga, si ngombwa ko bagira icyo bakora. Ariko ndagira ngo mbabwire, Imana ikigushakaho nuko uguma uko wahamagawe. Yego. Guma uko wahamagawe. Nakuri. Hari ukuntu Imana yaguhamagaye. Hari igihe njya nitegereza abantu ukababona hano nko kuri izi YouTube, ukabona umuntu yaje avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Uko iminsi igendiza, ugasanga utari urwaye amaso yahise arwara amaso. Sibyo? Ikintu kikwereka abarokore batabawe, ahita yambara amarinete. Uzabicunge. Burya se n'ubusirimu. Uzabicunge. Naze nge zarananiye kandi barazinyandikiye. Urumva, uzabicunge ahita atangira akazamura ibiciro. Sibyo? Basanga ngera uko ntaragafata. Agazamura iki? Ibiciro. Wajya kubona ukabona n'uwitewe ngo arakurikiza amategeko y'Imana, ugasanga arayakurikiza ariko ugasanga aragerekaho akandi kantu. Ibyo byose ni amayeri y'abadayimoni kugira ngo agukure ku Mana. Uzasanga nko muri ya madini twahoze tuvuga, agakurikiza amategeko y'idini riragutegeka kwambara igitambaro, ariko uzabona muri iyi minsi style yadutse yo kubigerekeranya ari bibiri, hejuru agashyiraho icyumweru, imbere agashyiramo icy'umukara. Izo zose ni style dayimoni agenda azana ku buzima bw'abantu kugira ngo bibone umwuka w'Imana ubavemo. Buriya Abayisiraheli kugira ngo umwuka w'Imana ubaveho byatewe n'umugore wa Ahabu witwaga Yezebeli. Yarabitegereje arabareba, arangije aravuga ngo aba Bayisiraheli nta kindi kintu cyatuma tubashobora, nta n'ikintu cyatuma iyi Imana ibavaho n'umwuka w'Imana ubaveho. Imana yabo ni Imana ifuha. Arangije aravuga ngo aragenda Yezebeli niwe wazanye ibintu byo kwambara amaherena ku mukondo kunda, azana amaherena mu mazuru, azana amaherena mu matwi, atangira kwambara twa dupira duciye twa mukondo wazi, atangira kwambara amamini, atangira kwitukuza. Abayisiraheli babibonye atariko biriya bintu ubwo ari umugore w'umwami ubyambaye, biriya bintu birakeye, birasobanutse rwose. Arangije agira gute Abisiraheli barabiyoboka, nguko uko Imana yagiye ibavaho gake gake. Ni naho haturutse ko Eliya ajya kureba Ahabu akamubwira atariko niba mubona Bayali ari we Mana nimuhindukire mu mukorere, ariko nimubona Uwiteka ari we Mana nawe nimuhindukire mugire gute mu mukorere. Nguko uko Imana yabavuyeho. Undi muntu wakoze ikintu kibi cyane ni umuntu witwa Baramu na Baraki. Buriya Baramu nubwo atavumye ubwoko bw'Imana ariko yakoze ikintu kibi cyane. Icyo yakoze ni iki? Yabwiye Baraki aramubwira ati iyi Mana y'Abayisiraheli ndayizi, ni Imana ifu. Sibyo? Fata abakobwa beza muri iki gihugu. Bakobwa beza, ngo bari abakobwa beza cyane. Amowabu bari abakobwa beza cyane. Ngo bashyire mu kibaya Abayisiraheli bari bugire gute, bari bunyure. Ntabwo bari bubyihanganire, barabasambanya. Sibyo? Ngo babashyira mu kibaya abakobwa beza batonda umurongo. Batonda umurongo. Sibyo? Ngo baratonda nk'ababa Miss ujya ubona. Batonda umurongo. Ngo arangije ngo Abayisiraheli bageze muri icyo kibaya ngo barakambika. Bahakambitse bahabona abakobwa beza, barabasambanya, babiraramo. Imana irabarakarira. Sibyo? Maje kubarakarira rero Mose arabaza ati se ibi ni ibiki noneho bimeze gute? Uwabarokoye n'umwe ni uwitwa Feniyasi. Mose ngo igihe bari mu ihema barimo baganira uburyo ibyo byago Uwiteka yabateje byabavaho, ngo bagiye kubona ngo babona umuhungu w'umunya Isiraheli atambukanye n'umukobwa w'umuwabukazi bagiye gusambana.
Feniyasi yuzura ifuhe ngo ajyana icumu ngo aritera ahereye hejuru ngo riramanuka rimanukira mu ihema ngo ribamanukiramo bose rirabahinguranya aho bari baryamye. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iravuga ngo nibujije kurakara kubera ko Feniyasi akoze icyo nagombaga gukora. Sibyo? Imana yibuza kurakara. Iteka rero iyo ukoze ibizira ukabizana mu nzu y'Imana, Imana irimuka ugasigara utayobowe n'Imana ahubwo uyobowe n'amarangamutima yawe, uyobowe nawe ubwawe. Sibyo? Rero uyu munsi abantu baravuga Imana y'amateka. Abantu barimo baravuga Imana y'amateka. Sibyo? Baravuga Imana y'amateka hahandi umuntu akubwira ngo uzi ibintu Imana yankoresheje. Kuvuga ngo nakijwe muri 90 naka. Undi akakubwira ati urabizi uzi igisirimba twamaga dusirimba, twazaga twama dusirimba, twaza twama dufasha twiterera hejuru, ngo tukaza twama twuzura mwemu yera. Sibyo? Ariko uyu munsi biratangaje aho umuntu ashaka kukubwira ngo agiye mu masengesho y'iminsi 40. Minsi 40 akavamo byibuze cyokoze icyo avanamo ni kimwe, ayajyamo atararotaga akayavamo asigaye arotagwa mu myobo n'abadayimoni bamwirukankana. Kubera iki? Kubera iki? Abantu barimo barasenga puru gusenga by'umuhango ngo amasengesho y'iminsi 40 ugasanga umuntu arayasenga mu kigare. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye, iyo wasenze neza iminsi 3 irahagije. Twisigaye tugira amateraniro kugira ngo uzabone umuntu ubatizwa mu mwuka wera ugasanga ni ikibazo. Uracyabibona se? Arabona ubona buzura umwuka wera. Ahubwo nkibaza ngo abahanuzi bavuka uyu munsi baturukaye, bavukiraye. Simbizi nanjye. Handi ubona umuntu mwahuye adahanura ejo mu gitondo mwahura ati ntabwo nzi nge nsigaye mpanura. Nsigaye mpanura. Shobundi narababaye. Yari umukristo wanjye aragenda aragwashinga akabari. Sibyo? Bro nuko nkajya musengera Imana akambwira ati nzabyuka ejo bundi ngiye kumva. Sibyo? Ngiye kumva mbona nyohereje amafoto kuri WhatsApp n'umudamu aracyacuruza akabari na bugingo n'ubu anyohereza amafoto kuri WhatsApp ati ntabwo uzi ibintu byabaye mushumba, umukobwa wawe narakuze dore bansengeye kuba umushumba. Numva amarira azenze mu maso, ndebye imyenda ya gishumba yambaye, ndabyitegereza ndabireba, ndangije ndavuga ntariko se Mana turimo turava hehe turagana hehe. Sibyo? Bansengeye kuba iki? Nihe bagusengeye? Itorero ararimbwira. Sibyo? Hari itorero riri hano muri uyu mujyi wa Kigali ririmo rirasengera abantu ritoraguye ahantu hariho hose. Ntibita ngo urakijijwe cyangwa ugize gute. Barimo barasengera abantu nta kundi. Ariko reka nivugire ku buhanuzi. Iby'uyu murimo wabivuga bukira bugacya. Ariko kimwe cyo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Amen. Imana yambwiye ijambo rimwe rimeze gutya. Imana yambwiye ngo nze mbwira abantu barekure imicaci batabare. Barekure imicaci batabare. Kamvuga aka kantu. Akenshi ibintu nkunda kuvuga, ariko icyo impamvu mbivuga gutyo nuko mba nzi ko ndimo ndabwira abo mu bacu. Ndimo mbwira abo mu bacu. Hari ijambo nkunda cyane ribamo muri Yesaya rivuga ngo iyo nzira abanduye imitima ntibazayicamo, iyo nzira izitwa iyo kwera, ngo izitwa iy'abandi. Rero barekura imicaci batabare. Umugabo umwe yigeze abwira Yesu, aramubwira ati Yesu wazansuye ko numva nshaka kunsura. Yesu aramubwira ati urashaka ngo usure? Undi ati ndashaka unsure. Yesu rero aramubwira umunsi umwe ati tegure
ndaza kugusura. Igihe rero cyo kuza kumusura kiragera, ngo araza aramusura, ngo igihe kigeze Yesu aramubwira ngo mperekeze. Aramuherekeza. Mu mbuga y'uwo mugabo hari harimo icyobo hashize imyaka yaracukuye, cyari kimaze imyaka hafi 10 gisatira muri 20. Hari ibyatsi by'imicaca rero. Ibi byatsi by'imicaca byari byararandaranze kuri iki cyobo, biragitwikira. Noneho hahandi na nyiri ukugicukura atakibukaga, sibyo? Noneho Yesu ahageze, kuko we ntacyo ahishwa, amenya ko munsi y'imicaca harimo icyobo, aragitambuka aragenda. Nyiri ugucukura icyobo abakandagiye kuri ya micaca, abahanutsemo. Mu kugwamo rero afata ku micaca anaganamo. Arangije aratabaza ati Yesu we wakomeje kwigendera ntuzi ko naguye mu cyobo? Ati ntabara nkura mu cyobo. Yesu araza arareba, amaze kwitegereza abona aranagana hejuru. Yesu turashaka ngo utabare. Arangije avuga ati ntabara ndimo ndapfa ndimo ndagenda. Yesu ati rekura imicaca ngo utabare. Umugabo ati njyewe ndekure imicaca ati iki cyobo nkiguyemo mpita nkibuka nenge wagicukuje gifite 20 metero. Yesu uramutse ubaye njyewe ntabwo warekuriye imicaca. Wapi? Ntabara ariko mfashe imicaca. Ntabara ariko Yesu atire kuri imicaca ngo utabare. Rero no muri iyi minsi nuko nguko bimeze. Abantu barashaka Yesu abatabare ariko bafashe imicaca. Birahura n'iki? Na bya bindi twahotangiriyeho tuvuga, wagira ngo nawe wari uri mwiyereko wabyumvaga. Birahura na bya bindi uyu munsi twimitse abantu tubagira ibigirwamana, ariko nyamara turashaka ko Imana idutabara. Uyu munsi urashaka Imana igutabare wa mukobwa we, ariko nyamara ufite ikigabo watesheje urugo rwacyo. Niko babyita ngo ni ibigabo, babyita ngo ni ibigabo ngo by'ibitera nkunga, abatera nkunga ngo nabatera nkunga. Afite abana ari marariza, sibyo? Afite abana ari marariza, yatwaye papa wabo, sibyo? Umwana ntabona umugati, ariko wa mukobwa urabona yo kwisukisha, urayabona yo kwisukisha. Abana ntibabona umugati, igikoma bakinywera aho ngaho, sibyo? Ariko nyamara wowe urabona yo kwisukisha. Nyamara wamubona mu rusengero, hosana hosana. Rero mu rusengero arimo aho ngaho ugasanga ari muri hosana, ariko nyamara hari abana barimo bararira, sibyo? Yesu warangiza ukavuga ngo kandi uwo mukobwa ahantu bitereye agahinda arashaka umugabo, nawe arashaka umugabo, nawe arashaka urugo. Nyamara arimo arasenya urwo abandi, ariko nawe arashaka urugo, sibyo? Arashaka urugo. Dufite abasore muri iyi minsi barimo barashaka ngo Imana ibatabare, ariko nyamara bamaze kwihangira imirimo. Bamaze kwihangira imirimo. Urababona, urajya kubona ukabona umusore aranditse kuri stati yiwe ati ku muntu waba ukeneye umupfubuzi ako kazi ngakora neza. Bibose urumva? Ibyo ni ibintu basigaye bakora ku mugaragaro. Abasore nabo bakeneye abatera nkunga, sibyo? Ako kazi pe ndagakora neza ngatuma. Ako kazi ndagakora neza kagakaragwira neza, sibyo? Ari naho Satani asigaye yibira abantu. Hari abo ubona baza gutanga ubuhamya ukabona arakubwira ati ngiye mu buriri nari mubi, ariko umugore ararenga aragenda. Imana yaje kumishurira ibanga ririmo, inyereka yuko ari abantu bamamaza ubusambanyi mu ibanga. Akakubwira ati, umugabo ugasanga arakubwira ati ngewe mu buriri nari mubi naramukosoraga bikagenda neza. Uzo umwuka w'ubusambanyi umurimo, iyo amubonye ikintu ahita yumva avuga turiya ndamukeneye. Uburyo abantu bishakira isoko mu ibanga. Ariko abo bantu bose barashaka ngo Imana ibatabare, sibyo? Barashaka Imana ibatabare. Wa mukobwa we urabizi inda umaze gukuramo uko zingana, ariko urashaka Imana igutabara.
urashaka imana igutabare, imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igutabare. Iyo mana urimo uvuga ni iyihe? Ni ya mana y'u Rwanda yirirwa ahandi igataha i Rwanda? Ni iyihe mana urimo uvuga? Sibyo, imana urimo uvuga ni iyihe? Imana urimo ukeneye kugira iri bugutabare ni iyihe? Ijuru urimo uvuga tuzajya mu ijuru kureba bariyo. Ye, nibyo urimo urarema ngo uzajya mu ijuru kureba bariyo. Yego uzabareba ariko ugaruke, kuko kubayeho ntabwo uzabayo, kugumayo ariko ntabwo uzagumayo. Ngo mugiye kuvuga ngo ndabateye ubwoba. Nta bwoba ndimo ndabatera, ahubwo se ubwoba muracyabugira? Ntabwo mukibugira, ubwoba ntibakibugira, sibyo? Umuntu aherutse kumpamagara arambwira ati Prophet nsengera Imana, ndamugane kugira ngo izo karande zikuriho zikuveho, wari procedure uri buze gukurikiza. Ya mbere yibanze, urabanza wihana ibyaha n'igisa nacyo. Ati ubwo uzanyemo ibintu byo kwihana ibyaha icyo kiransinze. Ati mbwira ikindi. Ndamugane ntabwo nakubwira ikindi tutabanje guhera kuri icyo ngicyo. Ati none se nta buryo wambwira ngo atanga ituro ariko iby'ibyaha ukabireka? Ngo utanga ituro. Uyu munsi wa none umva nkubwire, ituro ntirizaguhesha ijuru, igitambo ntikizaguhesha ijuru, amafaranga uzayatanga uzaruha. Umva nkubwire, ibintu urimo urakora, ibintu wicayemo, nta mugisha uzabiboneramo. Urimo uravomera mu gitete. Birashoboka ko mushumba bazakubwira ngo utange ituro ubashe kuba. Hari abantu basenga ariko bakaba nta mahoro bafite mu mitima. Umva nkubwire, iyo ufite Yesu mu mutima ubona amahoro. Uhereye Imana iri mu gihugu cyo birambwira ngo uhereye muri uyu mwaka, cyane muri uku kwezi tugiye kwinjiramo mu kwezi kwa gatanu, hari abantu benshi, sibyo? Hari abantu benshi, hari ngiye kubona mbona hari ahantu hari ikibaya mbona kirimo intumbi. Mubona intumbi? Ariko nakwitegereza izo ntumbi nkabona harimo n'abantu bazima, habona abantu bapfuye, sibyo? Ndangije ngiye kubona mbona hejuru, urabona inkongoro urazireba, mbona inkongoro zirimo zirazenguruka hejuru. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo urabona ziriya nkongoro? Ndazireba. Impamvu zirimo zirazenguruka hariya nuko hariya hari intumbi. Aho intumbi ziri ni nayo inkongoro ziba. Ubwo nari nsenze iki? Nari maze iminsi ndimo nsenga Imana nyibaza ntariko se Mana, kubera iki itorero ryawe mu murimo wawe harimo ibintu bimeze gutya? Mana irangije irambwira ngo impamvu nuko hari intumbi hakaba n'abantu bazima kandi bose barivanze. Sibyo? Hari abantu bagaragara ko bariho ariko ntibariho. Sibyo? Hari umuntu ureba umwitegereje ubona yatebeje yafunze karuvati, iyo umwitegereje ubona ari seriye. Ubona ari seriye. Ariko wagiye kumva ibintu avuze bikamera nk'ibya wa mugani mu migani mwe Salomo yavuze. Aravuga ngo burya ngo ikigoryi gicecetse ugira ngo ni ikinyabwenge. Ugira ngo ni ikinyabwenge, ariko iyo kivuze nibwo umenya ko kitari ikinyabwenge. Ndabizi ubu ngubu bavuga ibigondamye imihoro ikarakara. Ubu baraje barakare ngo navuze nabi, ariko sinabatinya. Ntabwo natinya, ntawe ntinya, nta n'uwo nsaba, nta n'uwo ngiwe. Ntunzwe n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Nta nubwo nza kuvuga hano ngo umuntu uwo ari we wese nkunde. Kunda Imana yakuremye, uyubahe, uyikorere, ugendane nayo. Kandi niba usenga usenge mu kuri no mu mwuka. Kandi niba ukorera Imana yikorere mu kuri no mu mwuka. Kandi ukorera Imana udafite ibindi bintu. Hari ibintu umuntu akora wajya kureba abantu ugasanga barigira bangeso nziza, ugasanga umuntu araza agatarama mwene se akamuvuga ngo uriya ngo ni umujura n'umuza, wowe ukigira ngeso nziza. Umva nkubwire, nujya kwigira ngeso nziza jya ubanza urebe uvuge ngo ese ngewe ndakiranutse?
nujya gutarama abandi ukabasebya ukabamanuka ukabazamuka, umva nkubwire baramutse bavuza ay'inzuki ubuki ntabwo bwaribwa, sibyo? Buri muntu wese baramutse bamushunguye ntibamuburamo inkumbi, sibyo? Rero ikiruta byose mushyire hasi ubwenge bwinshi, kwigira abantu b'abanajya, ureke ubwenge bwinshi, ureke gushyiramo imibare myinshi, ushyire hasi, ushinga ivi hasi, uvuga uti Imana impuhwe zawe nizimanukira umbabarire. Abasenga musenge mu kuri no mu mwuka. Imana ibakeneye ko musenga mu kuri no mu mwuka. Imana ibakeneye ko muvuga Imana kandi mukayivuga ukwiri. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umva nkubwirevo, abantu bakeneye kuvuga Imana ukwiri, sibyo? Mfasha tugendane dufatanye gusomera ijambo ry'Imana. Imana iraguha umugisha. Imana iraguha umugisha. Imigani 6 hera kuri 16. Imigani 6 hera kuri 16. 16. Tsoye mu izina rya Yesu. Yego. Hariho ibintu 6 ndetse 7. Yego. Uwiteka yanga bimubera ikizira. Hari ibintu bingahe? 6 ndetse 7. Uwiteka yanga bimubera ikizira. Nibi. Amaso y'ubwibone. Ururimi rubeshya. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Umutima ugambirira ibibi. Amaguru yihutira kugira urugomo. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. N'ubujajwa. Nuteranya abavandimwe. Amen. Wabyumvishije ibyo bintu ko ari 7? Yego. Uwiteka yanga iki? Ururimi rubeshya. Sibyo? Amaso y'ubwibone. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. None se uyu munsi nibyo turiho uyu munsi wa none. Umuntu kugira ngo arye birimo biramusaba kugira ngo asebye mwene se kugira ngo arye. Umuntu ari ifata akazinduka akaza akazimya buje ya mwene se. Ariko nyamara kuzimya buje ya mwene so ntabwo biri butumi yawe isigara yaka. Sibyo? Ntabwo biri butumi yawe isigara yaka, my friend. Sibyo? Noneho ujya kusoza ku cyanyuma ngo umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Nyumvira uyu munsi wa none niho hana abantu basigaye bazinduka ati ngiwe runaka ndamuzi. Wajya kure ugasanga ntumuzi. Huzuye ikintu bita ishyari, huzuye ikintu bita igomwa, huzuye ikintu bita urwangano. Abantu barashaka amafaranga ahashoboka n'ahadashoboka. Sibyo? Ni hahandi urabona umuntu aricunda akamwica ahagaze, ahandi umuntu akwica uhagaze yarangiza agasubira inyuma agashinyagurira n'umurambo. Sibyo? Agashinyagurira n'umurambo. Ariko nyamara nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpanywe nawe, ariko nzabishira ku mugaragaro byose uko bikurikirana. Shaka mu maso h'Imana. Ibi ndabikubwira nanjye nibwira. Yego. Uku kwezi kwa 5 turimo twinjiramo shaka mu maso h'Imana. Kuko gutungurwa ko muratunguwe. Sibyo? Uratunguwe. Hari korasi twajyaga turirimba ivuga ngo waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki, waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu, waba wararuhiye iki. Ndashaka kubona abantu bankurikiye, umubare munini w'abantu bankurikiye. Manuka ujye muri comment niba wumvira ijambo ry'Imana hari ahantu rigukoze cyangwa wumva utsinzwe n'urubanza. Birashoboka kwizera kurarema. Jya muri comment wandika izina ryawe uvuga uti ngewe runaka, Mana mbabarira unsubize ku rufatiro. Niba wumvira ijambo rigutsinze, ndashaka kubona uwo mubare w'abantu benshi bamanuka bakajya muri comment bakavuga ngo Mana mbabarira nsinzwe n'urubanza, nsubiza ku rufatiro.
urufatiro, maze Imana ikugirira ubuntu, irebe uwo mutima ubyandikanye, yururuke ikugirira ubuntu, yururuke ikugirira ibambe, yururuke iguhagarareho, wezwe kandi utungane. Amen. Hari umuririmbyi nkunda cyane uvuga ngo namwabakunde Siyoni mureke idini kayutse, nta nicyo yabamarira ikunda gushimwa gusa, misemo guhoranyizwa ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Sibyo? Va mu kibi cya Gehazi, niwe ngo Gehazi ngo niwe warwaye ibibembe, ngo bya Namani yari yakijijwe. Kubera iki? Namani yatanze ibiguzi, Elisa aramubwira ati jyana ifeza zawe, Imana ikubohoreye ubuntu. Gehazi asubira inyuma ugatariko gatinyuka, imari nkiriye ugatuma igenda, asubira yaramubwira ati databuja arisubiye ati bizane, abisubiza yarwara ibibembe. Benshi rero barwaye ibibembe byo guhuguza, sibyo, byo kuvusha amaraso yo batariho imanza. Bantu batunze amafaranga ariko bayakuye mu guhuguza, bantu bafite amamodoka bayakuye mu guhuguza, bafite ubutunzi babikuye mu kubeshya, babikuye mu buryarya, babikuye mu bwibone no mu ishyari no mu gusebanya no mu kubesheranya. Ugasanga umuntu aricara hano yitwa ngo akorera Imana, akagenda akabeshya umuntu wicaye i Burayi cyangwa se wicaye muri Amerika, ubwira ati nunyoherereza ituro ndagusengera, yamara kuryohereza akamuboroka ntiyongere kumubona. Barahari benshi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Ariko hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, ngo iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bahahindura ahantu h'amasoko. Imana igukeneye kuhindura iyi si ikaba nziza kuruta uko wayisanze. Amen. Ukwezi kwa gatanu mube maso, kuko benshi mugiye gutungurwa, benshi mugiye kubona iby'amaso yanyu atabonye, mubone mve n'iby'amatwi yanyu atumvishe. Benshi bagiye gutungurwa. Umva nkubwire, ntago umwuka w'Imana azahora ruhanya n'abantu b'Imana. Kandi benshi izo ntebe mwicayeho, izo ntebe z'ikinyoma, izo ntebe z'ubwibone, izo ntebe zo kwishyira hejuru zigiye guhirima. Hari intebe za benshi zigiye guhirima, hari intebe za benshi zigiye kuvaho, sibyo? Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ifite abakozi, ifite abashumba, ifite abantu yisigarije bakiri aho ngaho ikeneye gukoresha. Rero Imana y'amahoro ibagirire neza. Ari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Rero ibyiyitirira Imana byo ntibizabura, ariko kuri kw'Imana ko kuzahora ari ukw'Imana. Kandi Imana yo ntihinduka, nje nahinduka, wowe wahinduka, n'undi yahinduka, ariko iyera yo ntabwo ihinduka. Imana y'amahoro ibampera umugisha, muhabwe umugisha n'Imana. Jambo ry'Imana nakagaruka, Uwiteka bahire. Shalom shalom. Shalom. Pastor akoze cyane, reka tugushimire ku bw'ubwo butumwa uduhaye bw'iyi message y'ukwezi kwa gatanu. Uga abantu nyine ngo bagiye gutungurwa, kandi barekura imicaca, Imana ibatabare. Abantu ni barekura imicaca, Imana ibatabare. Imana yarambwiye ngo ntabwo yananiwe gutabara abantu, ahubwo nuko ibiganza byabo birapfumbatije, hari ibindi bintu bafashe, hari ibindi bintu bakuruye. Yego. Ni murekura imicaca rero, Imana ibatabare. Kandi mugiye gutungurwa n'iby'Imana igiye gukora. Yego. Profe urakoze cyane. Ngira ngo ubwo abandi twabarangira ku mugambi w'Imana TV. Yego. Ku rusengero kuri Elero Pentecostal no ku Kimironko baze kuwa kabiri, hafi y'umurenge wa Kimironko baze kuwa kabiri. Yego. Ibindi nimero yawe ni 07855977. Yego. 806. Umuntu wifuza kuvugisha ndumva ari nayo iri kuri WhatsApp. Yego. Ibindi Yesu duhana umugisha, reka dusoze n'ubundi turagize Imana. Data ndagushima kuri Imana ikiranuka muri byose. Ndagushima kuri umwami mwiza, uri umurengezi, uri umutabazi, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nkundira buri muntu wese warunkurikiye, iri jambo rigira ububasha ku buzima bwe. Wari warasubiye inyuma umugarure, abaguye ubabyutse, uhindura amateka, wiyerekane, wigaragaze, kuko uri Imana igira neza. Ngaho kora ibikomeye Kristo, ngaho tanga umugisha kuri buri muntu wese wakurikiye kino kiganiro. Urakoze Yesu. Amen.